turasobanukirwa noneho impamvu Yohana agaragaza intebe y'ubwami mu ijuru igoswe n'abakuru 24 ndetse n'ibizima 4. Ariko nanone twakwibaza duti niba abakuru bafite icyubahiro kingana gitya bahora basingiza Imana amakamba yabo y'izahabu bakayakubita hasi kubwo kuramya Imana, kuki amakamba yacu twebwe tuyagundira? Amakamba hano yacu tuyagereranye n'icyubahiro, ubutunzi, ubwenge, imirimo dukorera Imana n'ibindi Imana yaduhaye. Kuki tubigundira tugashaka ko ari twe bihesha icyubahiro aho kubiramisha Imana no kwihesha icyubahiro? Mu by'ukuri rero usanga twebwe abari mu isi dutandukanye n'uyu mugambi wo kuramya Imana no kuyihimbaza uw'abakuru 24 bakora mu ijuru. Ni abanyacyubahiro bakomeye bari imbere y'intebe y'Imana, bafite icyubahiro cyinshi rwose. Nshuti bene data bakundwa, turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pastor Vuguzigira Alphonse. Reka dusenge. Data wa twese ukiranuka, turagushimye, tugushimiye umwanya duhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turasaba kugira ngo Mwuka Wera atuyobore, tubashe gusobanukirwa ndetse no kumva no kumvira mu izina ryera rya Yesu, amen. Kuba twari kumwe ubushize twaganiriye ku gice cya 2 n'icya 3 byo mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho twarebaga inzandiko 7 zandikiwe amatorero yo muri Aziya ntoya, kandi twabonye ubutumwa bukubiyemo bugenewe itorero rya Kristo ry'igihe cyose. Tubona ko dukwiriye kwigira kuri aya matorero n'ubutumwa Kristo yayahaye, kuko ubutumwa burimo bureba n'abiki gihe nabo. Uyu munsi rero tujye kurebera hamwe igice cya 4, aho tubona icyubahiro cy'Imana mu ijuru, cyangwa se tubona Imana yicaye ku ntebe y'ubwami mu ijuru. Reka dusome imirongo mikeya idufashe. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ryajwe nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, zamuka uze nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Wari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya wari ugose iyo ntebe usa na simaragido. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicaye bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikaga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahure isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, cya kabiri kisa n'ikimasa, cya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no munda. Ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti, uwera, uwera, uwera niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Iyo ibyo bizima bihaye iyicara kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, babakuru 24 bikubita imbere y'iyicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati, Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Mbere na mbere tugomba kumenya ko nta bisobanuro nyabyo ku Mana byahaza intekerezo z'umuntu mu gusobanukirwa Imana. Mu by'ukuri rero nta hantu na hamwe muri Bibiliya hagaragaza imiterere nyayo y'Imana nk'umuntu. Mu by'ukuri twibuke ko ururimi rukoreshwa muri Bibiliya igihe Imana ikoresha imiterere y'umuntu nibyo bita anthropomorphisme, cyangwa se uburyo Imana ikoresha imiterere ya kimuntu kugira ngo abantu babashe kumva no gusobanukirwa Imana. Ariko mu by'ukuri
ntabwo Imana ifite imiterere nk'iy'umuntu nk'abantu tuzi uyu munsi. Ni nayo mpamvu iyo abantu bafashe ubusobanuro bumeze gutyo, hari igihe usanga bibeshya ku Mana. Nk'uko Yohana bivuga mu butumwa bwe bwiza igice cya mbere umurongo wa 18 haragira hati, nta muntu n'umwe wigeze abona Imana. Nubwo bimeze bityo, ishusho y'ikigereranyo y'Imana hano ni icyubahiro, kandi impamvu nyayo yo kubimenya kuri twe ni ukugira ngo dusenge Imana dusobanukiwe, twumva mu buryo Bibiliya iyidusobanurira. Iki gice rero gifite intego byibura 3 z'ibanze. Icya mbere ni ukuramya Imana dushingiye ku byo ibizima bikora mu ijuru. Icya kabiri, gutandukanya ubwiza bw'Imana hamwe n'icyubahiro cy'abantu bo mu isi. Icya gatatu, kwerekana urubanza rw'Imana ko rushingiye ku kwera kwayo n'umurimo wo gucungura mwene muntu. Imana ni umuremyi wa byose, kandi nk'uko isumba byose, igihe cyose abantu bahisemo gusenga ikiremwa nkabo, ni ukuvuga nk'uko byabaga mu migenzo y'ubwami kera mu isi y'Abaroma, aho kuramya umuremyi ni ugutuka Imana, kandi bigomba guhanisha cyangwa se kuzanira abantu urubanza. Mu murongo wa mbere rero, mbere y'uko abona ibizaba, Yohana yabonye intebe y'Imana. Yagerageje kubisobanura muri ibi bice byombi, kandi kuva mu gice cya 6 yanditse ku byerekeye ibizaba. Iki gice cya 4 kibanda cyane ku iyerekwa ryo mu ijuru, ari nabyo biba urufatiro rw'ibyo tubona ku mwana w'intama watambwe mu gice cya 5, aho tubona igitabo cy'umuzingo kivuga ku mwana w'intama. Mbere y'uko Yohana rero atwereka cyangwa tubwira ibibera mu ijuru, mbere y'uko Imana imwereka ibibera mu ijuru, nibyo bizaba urufatiro rw'ibice bisigaye byose bw'ibyo yeretswe bibera mu ijuru, cyangwa se urufatiro cyangwa fondasiyo cyangwa se urufatiro rw'ibigiye kuzaba no gukurikiraho. Yohana yabonye umuryango ufunguye, yari inzira ijya mu ijuru. Ijwi Yohana yumvise mbere ryongeye kumuvugisha, rimuhamagarira kunyura muri urwo rugi. Uwiteka yabwiye Yohana ibyabaye ku isi, ariko mbere y'ibyo Uwiteka yeretse Yohana ikintu gikomeye cyo mu ijuru. Yohana yabonye Imana iri ku ntebe y'ubwami mu ijuru. Kugenzura bivuga ko Imana niyo igenzura amateka yose ari mu ijuru, ntabwo ari ku isi gusa, ahubwo Imana igenzura amateka yose, yaba yo mu ijuru n'ayo mu isi. Bityo rero kuba Imana yicaye ku ntebe y'ubwami bivuze ko Imana igenzura byose, kandi ari umwami wa byose, haba mu isi ndetse no mu ijuru. Imana ifite iherezo ry'amateka mu biganza byayo, ni ukuvuga ibizaba byose biri mu biganza by'Imana. Nta kintu na kimwe kiba mu isi kitari mu mugambi w'Imana cyangwa kiri hanze y'umugambi w'Imana. Umugambi wayo ntushobora kunanirwa cyangwa guhinduka. Ibyo umwami Imana yeretse Yohana bizabaho byanze bikunze. Iki gice rero kibanda cyane cyane ku kwerekana imbaraga z'Imana n'ubudahangarwa bwayo ku isi no mu ijuru. Mu by'ukuri Yohana kwerekwa Imana yicaye ku ntebe y'ubwami mu ijuru, ashaka kudusobanurira icyubahiro cy'Imana n'ubutware bwayo n'ubudahangarwa bwayo. Iyo Mana Yohana agiye kutubwira mu butware bwayo n'ubudahangarwa bwayo, niyo Mana izasohoza amateka y'ibyo tugiye kubona mu bice bikurikira nyuma y'iki gice. Umurongo wa 2 utwereka ko ikintu cya mbere Yohana abona mu ijuru ni intebe y'ubwami. Umuntu uri ku ntebe y'ubwami ni umwami wa bose na byose, ni Uwiteka Imana ifite imbaraga zose n'ubutware bwose. Iyi ntebe iri hejuru y'izindi ntebe zose zibaho, kuko iyi ntebe ni intebe y'ubwami yo mu ijuru. Rero bivuga ko Imana ni umwami usumba abandi bami bose. Hano rero tubona Yohana atumirwa mu ijuru kwerekwa inkomoko y'ibyari bigiye kuzabaho byose. Nta kintu rero na kimwe, haba mu byabayeho, haba mu bibaho cyangwa mu bizabaho, Imana idafite mu mugambi wayo w'iteka ryose. Yohana iyi Mana yabonye, cyangwa se iyi ntebe y'ubwami n'uyicayeho, Yohana yeretswe inkomoko y'amateka y'ibyo tugiye kubona, yaba ibyabayeho, ibiriho ndetse n'ibizabaho. Intebe y'Imana iri rwagati mu ijuru, bisobanuye ko abari mu ijuru bose bareba iyo ntebe. Imana yicaye ku ntebe y'ubwami, bose barayisenga kandi bakayikorera ku manywa na nijoro, nk'uko twabibonye, nk'uko ibizima bibigenza, ndetse n'abakuru 24 abo tubwirwa muri iki gice cya 4 cy'ibyahishuwe.
umurongo wa 3, Yohana ntabwo yanditse ku byerekeye Imana ko ifite umubiri, oya, ahubwo Yohana atanga ishusho y'Imana nk'umucyo mwinshi, urumuri rwinshi rwaka nk'uko urumuri rumurika mu mabuye y'agaciro. Yasipi birashoboka ko ryari ibuye rirabagirana nka diyama, ariko ubundi mu by'ukuri rirabagirana kurenza diyama. Sarudiyo isa n'umutuku. Rero intebe yari imeze nk'uruziga igaragaza urumuri rwinshi cyane, ndetse hari n'umukororombya urabagirana amabara yose. Umumaro w'aya mabara yose y'umukororombya ni ukwerekana icyubahiro gihambaye cy'Imana. Mu by'ukuri icyubahiro cy'Imana ni ntagereranywa, kandi icyubahiro cy'Imana gisumba kure intekerezo z'umuntu. Kandi mwibuke ko impamvu nyamukuru Imana yaremye umuntu ni ukugira ngo ayiheshe icyubahiro. Bivuze ko mu gihe cyose tutita ku cyubahiro cy'Imana no guha Imana icyubahiro, ntabwo tuba dusohoza umugambi w'iby'Imana yaturemeye. Mu yandi magambo, bisobanuyeho ko impamvu yacu yo kubaho ntabwo iba yuzuye, kubera ko Imana yaturemye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Ariko nimurebe uko isi iteye mu minsi ya none, abantu benshi muri rusange ntabwo bakozwa iby'Imana, ndetse no guha Imana icyubahiro ntibabikozwa, ahubwo bo bakora ibyo bumva bashaka bivuye mu ntekerezo zabo no mu migambi yabo. Nyamara icyatumye Imana irema umuntu ikamurema ikamurutisha inyamaswa zose n'ibindi biremwa byose, kwari ukugira ngo umuntu ahe Imana umuremyi wa byose icyubahiro kiyikwiriye. Rero Yohana ntiyashoboraga gusobanura ibyo yabonye byose, ahubwo icyo yakoze ni ukuduha gusa ibitekerezo by'ibi bintu. Indimi z'isi ntizishobora gusobanura ibiri mu ijuru. Hano hari ibisobanuro bisa n'ibyo tubona muri Ezekiyeli igice cya 1 ndetse no muri Yesaya igice cya 6. Abashobora kuhasoma mwahasoma mukareba amagambo ameze nk'ibi Yohana yeretswe. Mu murongo wa 4 rero w'iki gice tubona ko Yohana ntabwo atubwira abakuru 24 abari bo, ariko buri wese yicaye ku ntebe y'ubwami. Igihe cyose bagaragaye muri iki gitabo bagaragara basingiza Imana, bazanira Imana amasengesho y'abantu bayo, cyangwa se imibavu ariyo masengesho y'abera, nk'uko tubibona mu byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 8. Mu mirimo yabo bakorera itorero, ariko ntabwo ari bo torero nk'uko abantu benshi babivuga. Hari abantu benshi bajya batanga ibisobanuro bakavuga ngo abakuru 24 ni itorero riri imbere y'Imana, cyangwa ni igishushanyo cy'itorero riri imbere y'Imana. Mu by'ukuri rero aba bakuru 24 mu mirimo yabo bakorera itorero, ariko bo ubwabo ntabwo ari bo torero nk'uko abantu benshi babivuga. Twibwira ko ari abamarayika badasanzwe, kandi akazi kabo ni ugukorera Imana no kuyihimbaza. Imyenda yera yerekana ko abakuru batanduye, cyangwa se batandujwe n'icyaha, cyangwa batandukanye n'icyaha. Amakamba yabo yerekana ko ari ubwoko bw'ibwami. Ni ukuvuga ngo imiterere yabo, uburyo bambaye n'ibyo bakora bigaragaza abari bo. Ni ukuvuga kuba bambaye imyenda yera bigaragaza ko rwose ari abantu batandukanye n'icyaha, nta cyaha kibarangwaho. Kandi kuba bambaye amakamba ni ukuvuga yuko ni ubwoko bw'ibwami. Rero turasobanukirwa noneho impamvu Yohana agaragaza intebe y'ubwami mu ijuru igoswe n'abakuru 24 ndetse n'ibizima 4. Ariko nanone twakwibaza duti, niba abakuru bafite icyubahiro kingana gitya, bahora basingiza Imana amakamba yabo y'izahabu bakayakubita hasi kubwo kuramya Imana, kuki amakamba yacu twebwe tuyagundira? Amakamba hano yacu tuyagereranye n'icyubahiro, ubutunzi, ubwenge, imirimo dukorera Imana n'ibindi Imana yaduhaye. Kuki tubigundira tugashaka ko ari twe bihesha icyubahiro aho kubiramisha Imana no kwihesha icyubahiro? Mu by'ukuri rero usanga twebwe abari mu isi dutandukanye n'uyu mugambi wo kuramya Imana no kuyihimbaza uw'abakuru 24 bakora mu ijuru. Ni abanyacyubahiro bakomeye bari imbere y'intebe y'Imana, bafite icyubahiro cyinshi rwose. Ni abantu batandukanye, bazira inenge, batandukanye n'icyaha, kandi ni abantu rwose n'ubwoko bw'ibwami. Ariko mu by'ukuri urebye icyubahiro cyabo n'uburyo baramya Imana bakayihimbaza, n'uburyo batita ku makamba yabo y'izahabu afite agaciro, ahubwo uko ibizima 4 bihaye iyicara kuri ya ntebe icyubahiro, nabo bagakubita amakamba yabo bubamye hasi imbere y'Imana, bakayiha icyubahiro kandi bakayihimbaza. Ariko twebwe
twebwe iby'Imana yaduhaye, yaba ari icyubahiro, ubutunzi, ubwenge n'imirimo dukorera Imana, twebwe turabigundira aho kugira ngo biheshe Imana icyubahiro, tugashaka ko ari twe bihesha icyubahiro. Mu by'ukuri ibi ni ugutandukana n'ubushake bw'Imana, ndetse no gukora ibihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero twereka yuko dukwiriye gufatira urugero kuri aba bakuru, kuko dukwiriye kuramya Imana no kuyihimbaza, tuyihimbariza uwiriwe, tuyihimbariza gukomera kwayo. Niko Zaburi y'150 itubwira, itangira ivuga iti mushimire Imana hera hayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Mu by'ukuri rero ni inshingano zacu abizera, ni inshingano zacu abaremwe n'Imana kuyiramya no kuyihimbaza. Nyamara iyo usomye Abaroma igice cya mbere umurongo guhera ku murongo wa 18 kugeza 32, havuga yuko abantu nubwo bazi Imana ntabwo bayubahirije nk'Imana, ahubwo bafashe Imana bahitamo gusenga ibishushanyo bibajwe aho kugira ngo basenge Imana rurema, umuremyi wa byose, ngo ndetse n'ukuri kw'Imana bagushikamiza gukiranirwa kwabo. Nyamara nimurebe iby'ibizima n'abakuru mu ijuru bakora, baramya Imana, bakayihimbariza gukomera kwayo, bakayihimbariza ko ari ifite amateka y'ibiri mu isi byose, bakayihimbariza ko ari yo ifite ubuzima bw'abantu mu biganza byayo. Kandi mu by'ukuri Imana niyo mu bice twasomye bibanza, Bibiliya itubwira ko Imana niyo Alufa na Omega, itangiriro rya byose n'iherezo rya byose. Umurongo wa 5 tubona inkuba zihinda, amajwi y'inkuba no guhinda kw'inkuba. Inkuba ni ishusho y'imbaraga z'Imana. Hano ikizi inkuba zitwereka ni imbaraga z'Imana zihambaye. Yohana yumva aya majwi nk'ijwi ry'Imana, Imana ivugira ku ntebe yayo y'ubwami. Mu by'ukuri Yohana igihe yumvaga aya majwi yo guhinda kw'inkuba yarabwirwaga, kuko aya majwi ubwayo ni ukuvuga kw'Imana, bigaragaza yuko Imana ni inyagitinyiro, irahambaye, irera, ifite imbaraga, ifite ubutware, ifite ubushobozi, kandi ifite imbaraga zihambaye ku byaremwe byose, haba mu isi, mu ijuru ndetse n'ikuzimu. Imana ivugira ku ntebe yayo y'ubwami. Ntidushobora kubona umwuka wera, yagaragaye nk'umuriro ugurumana ku munsi wa Pentekote. Tuyisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 3. Hano rero amatara 7 yerekana ko umwuka wera ahari, niwe kandi imyuka 7 y'Imana. Ntidukwiriye kubyumva nk'imyuka 7 y'ubundi buryo, ahubwo mu by'ukuri ibi byerekana ibitekerezo 7 by'umwuka umwe. Umubare 7 mu byanditswe byera ni umubare wuzuye cyangwa ushyitse. Hano byerekana ko umuntu n'umurimo wa mwuka wera bitunganye, cyangwa se byerekana umurimo wa mwuka wera utunganye. Umurongo wa 6 hatubwira iby'inyanja y'ibirahure, yongeraho ingaruka ku byo Yohana, cyangwa se igira icyo yongera ku byo Yohana yabonye mu ijuru. Ubuso bwayo busobanutse, cyangwa se bisobanutse ni bugari, burakwirakwiye imbere y'intebe y'ubwami y'Imana. Mu by'ukuri iyi nyanja y'ibirahure imeze nk'indorerwamo yerekanaga amatara yose yaka hafi y'intebe y'ubwami y'Imana. Ibizima 4 rero byari hafi y'intebe y'ubwami, bimeze nk'uruziga rw'imbere ruzengurutse intebe y'ubwami y'Imana, bifite amaso imbere n'inyuma. Ibi bizima bisobanuye ubushobozi bw'Imana bwo kwitegereza byose, kandi nta na kimwe gishobora kuyisoba mu isi no mu ijuru kandi ibihe byose. Mu by'ukuri rimwe abantu bajya bibaza bati, none se niba Imana koko yita kuri byose kandi ikabizi byose, kuki ibibi bigera ku bantu ndetse rimwe na rimwe bigatwara n'ubuzima bw'abantu? Ariko nibutse yuko Imana ibibizi ko ibyo bibi bizabaho abantu, ariko nanone ibibi mu isi biterwa n'ibyaha by'abantu, ni ingaruka z'ibyaha by'abantu. Imana ibibizi ko bizabaho, ariko wibuke yuko ntabwo Imana yadwatse uburenganzira bwo guhitamo. Nitwe duhitamo kutumvira Imana, tugahitamo gukora ibibi tubitewe n'ububi bwo mu mitima yacu. Mu by'ukuri rero ibyo tubona ku isi n'ibyo tubona mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ibyinshi biba bitewe n'ingaruka z'ibyaha byacu no guhitamo ibyo twe twumva dushaka kuruta uko duhitamo iby'ubushake bw'Imana. Nyamara Imana yo irera kandi iratunganye. Mu by'ukuri rero ibi bizima bifite amaso imbere n'inyuma Yohana yabonye ni
bisobanuye ubushobozi bw'Imana bwo kwitegereza byose, kandi nta na kimwe gishobora kwisoba Imana mu isi no mu ijuru kandi mu bihe byose, byaba ibyabanje, byaba ibiriho ndetse n'ibizabaho. Umurongo wa 7 Yohana agerageza gusobanura ibi bizima tubwirwa. Yohana avuga ko mu maso habyo hameze nk'intare, inka, umuntu ndetse na kagoma. Bikomeye nk'intare, byuzuye imbaraga nk'inka, byari abanyabwenge cyangwa se byari abanyabwenge nk'umuntu, kandi byihuta nka kagoma iyo biguruka. Ahantu tubona ishusho nanone y'ibi bizima ni mu butumwa bwiza uko ari bune, ubutumwa bwiza uko ari bune, ni ukuvuga Matayo, Luka, Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Mu by'ukuri Matayo agaragaza Yesu nk'intare ya Yuda, naho Mariko agaragaza Yesu nk'umukozi ukorera abandi, nk'uko tubibona muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45. Naho Luka agaragaza Yesu nk'umuntu, ni ukuvuga Luka niwe muntu wanditse inshuro nyinshi agaragaza Yesu nk'umwana w'umuntu, naho Yohana agaragaza Yesu nk'Imana nzima. Nitureba neza mu bitangaza Yohana yanditse Yesu yakoze, ni ibitangaza byibanda cyane ku bumana bwa Yesu Kristo. Mu by'ukuri rero aba banditsi b'ubutumwa bwiza uko ari bune, nabigihe bandikaga ibirebana na Yesu, bibandaga cyane mu kugaragaza Yesu muri yishusho y'ibizima bine. Nanone yishusho y'ibizima bine turayibona nanone nk'uko tuyibona muri Ezekiyeli. Mu murongo wa 8 tubona ko buri kizima cyari gifite amababa 6. Amababa yerekana umuvuduko mu gihe ibi bizima byumvira amabwiriza y'Imana, umuremyi w'isi n'ijuru. No kuvuga aya mababa ni ikimenyetso cy'umuvuduko mu gihe ibi bizima bine bishyira mu bikorwa amabwiriza y'Imana, umuremyi w'isi n'ijuru. Kandi amaso yabyo nk'uko twabivuze ni ubushobozi bw'Imana bwo kureba no kwitegereza buri kintu cyose. Nta kintu na kimwe kibera mu isi Imana itamenya cyangwa itabasha gukontorora. Amanywa nijoro ibizima bine bisingiza Imana, ntibisinzira, kandi bisingiza Imana ubudasiba. Bihora bivuga n'ijwi rirenga ko Imana ari iyera, biyishimira imbaraga zayo no gukomera kwayo. Nta wundi ufite imbaraga nk'izayo, ni Imana ishobora byose. Biyishimira kuko ari Imana kandi akaba ariyo Mana yonyine. Nta yindi Mana ibaho, ihoraho iteka ryose, ntigira itangiriro ntigira n'iherezo. Ese twebwe iyo turamye Imana tuyiramiriza iki? Aho si ibyo iduha, aho ntituyiramiriza ibyo iduha cyangwa ibyo tuyikuraho? Aho kuyishimisha imbaraga zayo, kuyishimira imbaraga zayo, nuwiriwe. Uzasanga mu buzima bw'abantu benshi mu gihe basenga, usanga basenga gusa bameze nk'abari gushaka kugira icyo bakura ku Mana. Ntabwo bashimira Imana uwiriwe, ntabwo bashimira Imana gukomera kwayo, ntabwo bashimira Imana imbaraga zayo, ntabwo bashimira ubwenge bw'Imana no kwera kwayo, ntabwo bashimira Imana gukiranuka kwayo n'ubutungane bwayo no kwera kutagira akagero. Ahubwo usanga kenshi mu gusenga kw'abantu buri gihe Mana duhe, Mana gira utya, Mana gira utya, Mana tugire gutya, Mana tugenze gutya. Mu by'ukuri abantu benshi usanga bashimira Imana ibyibaha. Nibuka igihe kimwe abantu bari baje kureba Yesu, igihe Yesu yari amaze iminsi ahagije abantu 4,000 n'ikindi gihe ahagije abantu 5,000. Hanyuma abantu bamenye ko Yesu yambutse inyanja baza kumureba. Yesu ababonye arababwira ati, ntabwo ari nge muje kureba, ahubwo ni ya mitsima muje kureba. Bigaragara rero ko hari igihe abantu aho gushimira Imana uwiriwe, nk'uko Zaburi 150 tubwira ko dukwiriye gushimira Imana hera hayo, imbaraga zayo n'imirimo yayo itangaza, n'uwiriwe igitinyiro cyayo, kwera kwayo no gukiranuka kwayo, n'ubuhangange bwayo n'ubwenge bwayo butagira akagero. Ahubwo usanga akenshi abantu bashimira Imana cyangwa se bayihimbariza ibyo bayikuraho n'ibindi bimeze gutyo. Nyamara inshingano nyamukuru yo guhimbariza Imana ni ukuyihimbariza Imana iyiriyo, ubwenge bwayo, imbaraga zayo, ubuhangange bwayo ndetse no gukomera kwayo bitagira akagero. Rero twisuzume mu mibereho yacu. Ese twebwe iyo turamye Imana tuyiramiriza iki? Aho si ibyo iduha cyangwa ibyo tuyikuraho, aho kuyishimira imbaraga zayo n'uwiriwe. Mu murongo wa 9 tubona ibizima bine bisingiriza Imana ko ihoraho, ari imwe kandi idahinduka. Ni Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho iteka ryose. Imana ihoraho ibihe byose, ntigira n'igicucu cyo guhinduka. Mu bihe bizima bihaye iyicara kuri iyo ntebe icyubahiro, abakuru nabo bikubita imbere y'intebe yayo n'amakamba yabo bakayiramya, bakajugunya amakamba yabo
nk'igikorwa cyo gusenga, baha Imana icyubahiro cyose. Mu by'ukuri hano tubona umutima wo kuramya Imana, hano tubona ishingiro ryo kuramya Imana. Ishingiro ryo kuramya Imana ni icyubahiro cyayo, ni ubutware bwayo, ni ugukomera kwayo, ni ineza yayo, ni imbabazi zayo, ni urukundo rwayo rutagira akagero, ni ukuyishimira imbaraga zayo n'ubudahangarwa bwayo n'ubwenge bwayo butagira akagero. Nyamara siko abari mu isi uyu munsi turamya Imana, ahubwo usanga turamya Imana ku zindi mpamvu, ndetse tukaramya Imana no mu bundi buryo butandukanye n'uwo Imana iriwe. Ariko mu by'ukuri twegera ku musozo ku murongo wa 11 tubona ko abakuru bavugana n'Imana bakayishimira ibyo yakoze byose. Imana yaremye ibintu byose tubona n'ibyo tutabona. Kubera iyo mpamvu Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro n'ibyo yaremye byose. Ni ukuvuga ngo natwe turimo ibiremwa byayo. Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro. Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro n'ibyo yaremye byose natwe turimo. Ibuka ko impamvu waremwe ukabaho ni imwe gusa, ni ukugira ngo uhe umuremyi wawe icyubahiro. Ariko benshi ntibabyitaho, ahubwo usanga ibibanezeza ari byo bashyira imbere ya byose kuruta Imana umuremyi w'isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko impamvu Imana yaturemye, impamvu turiho, ni ukugira ngo tuyihe icyubahiro. Rero iki gice cya 4 mu byahishuwe kitwereka ishingiro ry'ibigiye gukurikira mu gice cya 5 cya 6 gukomeza tugeze mu gice cya 22. Yohana yashatse kutwereka muri iki gice cya 4 inkomoko y'ibyo agiye kutubwira. Mbere yuko mu gice cya mbere mwabonye ko yatubwiye Yesu Kristo wari we, imbaraga ze, ubutware bwe n'ubushobozi bwe, ubwenge bwe n'ubuhangange bwe. Hanyuma mu gice cya 2 n'icya 3 atubwira ubutumwa bugenewe amatorero 7 yo muri Aziya ntoya, nk'ubutumwa bugenewe itorero ryose rya Kristo ry'igihe cyose, kuko twibuke kwa Yesu yo matorero yari muri Aziya ntoya gusa. Ariko muri iki gice cya 4 noneho Yohana yinjira mu iyerekwa ryo kwerekwa ibiri mu ijuru. Yerekwa intebe y'ubwami y'Imana nk'umwami wa byose, umutegeka wa byose, kandi Imana ikomokwaho na byose, ndetse ifite amateka yose y'ibizabaho byose, n'ibyabayeho n'ibiriho n'ibizabaho mu biganza byayo. Ndetse akaba ari rwo rufatiro rw'ibigiye gukurikiraho. Tureba igitabo cy'umuzingo n'umwana w'intama w'Imana, ndetse tureba ibimenyetso n'impanda, gukomeza kugeza ubwo tuzagera mu gice cya 22. Bene data bakundwa, rero iki gice cya 4 ni igice gito cyane, sinshaka kugifatanya n'ikindi, ahubwo reka dusoreza ahangaha. Ubutaha tuzaza tureba igitabo cy'umuzingo kiri mu ntebe, kiri mu biganza by'iyicaye kuri ya ntebe, ndetse n'umwana w'intama w'Imana wahawe ubushobozi bwo kubumbura icyo gitabo. Reka dusoreza ahangaha.